hanyuma Imana iransura nijoro hari nka saa 8 z'ijoro ndaryama njya mwiyerekwa ndi mwiyerekwa mbona abantu benshi abana abadamu abagabo abasore mbona bapfukamye kwibuye haba hari ikigeragezo runaka kidasanzwe urimo urasengera ko barimo ikintu cyo kwibabaza ku buzima bwawe abadamu benshi abana abagabo abasore mbona bapfukamye ku mabuye bose bazamuye ibiganza barimo barasenga Imana numva Imana irambwiye ngo nzatangira itangazo cyangwa se ubuhanuzi nzabuvuge Imana yumvishije gusenga uko abakongomani cyangwa se abanyamurenge bamaze iminsi bari gusenga Imana ngo turuhure utugirire neza hanyuma Imana imaze kumva ya masengesho yabo irambwira ngo nzaze nangira itangazo vuga ngo kubwo Imana yumvishije gusenga kwabo bwa gisekedi cyangwa se imiyoborere ya gisekedi Uwiteka umwami uri hejuru uyoboye isi n'ijuru yarambwiye ngo ntabwo azemera yemerera ko abantu be barengana bishatse kuvuga iki ubuyobozi bwa Kongo Imana igiye kubwihindurira yego Imana shimwe pewa simaelos benshi barimo bararira barimo barambaza Imana mbona abantu mu mashyamba benshi barimo baratakambira Imana irambwira ngo amarira yabo yarazamutse agera ku Uwiteka Imana igiye gutanga amahoro mu gihugu cya Kongo kandi aya mahoro azazanwa n'ubuyobozi bwiza Imana igiye kwimika muri kino gitangazo mbabwira ngo ubukungu bw'isi bitewe n'isubiranamo ry'ibihugu bikomeye bigiye gusa naho bihangana ubukungu bw'isi bugiye kumanuka mu gihugu cy'u Rwanda Imana ivugana nanjye irambwira ngo 2050 Imana izanye gari ya moshi turabyakiriye Imana iravuze ngo ihazanye iterambere rikomeye iyi gari ya moshi 2050 irabiri muri iki gihugu cy'u Rwanda abadamu benshi barimo bararira bafite amarira menshi kandi bakarira mu buriri bwabo Imana arambwiye ngo nzababwire ngo abantu bafite umubare wo kurira birirwa bareba bakarira barira Imana irambwira ngo Imana itanze amahoro mu ngo zabo nagiye kubona mbona bisi urabona hano Nyabugogo hari umuhanda uzamuka Kimisagara muri Feruje iri Nyabugogo neza hari umuhanda uzamuka ujya Kimisagara hari undi umanuka ujya mu Gasaka kwigishiriza ku kintu cyitwa igi ya magi yose abarara hasi Imana irambwira ngo fata umunsi ubare ano magi ayo magi narabaza nsanga ni 10,000 Imana muri aya magi yanyigishije nasanze amagi mazima roko taratanga 9,905 byose bigize ute yamenetse irambwira ngo ifite agahinda k'abantu Imana yahaye amasezerano yatinda gusohora bagahita bimika ibigirwamana muri abenshi bakishakira inzira z'ubutabazi ayo magi 5 mazima yararimo Imana irambwira ngo abantu batindanye n'Imana abantu bakomeje kwihanganira mu bigeragezo barimo nibave ku Uwiteka Imana ije kubagirira neza naratangaye cyane naratangajwe nuko aya magi yamenetse nabaza hari umubare Imana yanyeretse w'abantu bitwa bwa pastori n'abavuga butumwa n'abahanuzi insengero baje barazifunga birabagonga bahita bajya mu bubare bajya no mu ndaya twaranyazwe yemwe twaranyazwe nukuri twaranyazwe yemwe twaranyazwe nukuri twaranyazwe yemwe twaranyazwe Satani yaraje aratunyaga icy'agaciro twaranyazwe nukuri twaranyazwe yemwe twaranyazwe nukuri twaranyazwe Yes, tubahaye ikaze mwese mukurikira channel yitwa Iramiro TV amahoro y'Imana abane namwe humerere ku mpera zitandukanye nibiwanyu ari mu gitondo mugire igitondo kiza abari gota amasimbi tubahaye ikaze ubwo turavuga hanze y'u Rwanda tubari mu barasira bwaryo mu rengera bwaryo mu majaruguru mu majepfo ubwo ni mu gihugu cy'u Rwanda mwese tubahaye ikaze mwese rero mwakoze subscribe turababwiye ngo mwatubere umuryango mwiza kandi turabanezerewe Imana badore umugisha kuko mwatubere umuryango mwiza mudufata amaboko nimwe mudufasha amaboko kuko ari mwe mudukurikirana umunsi ku wundi hanyuma rero turavuze ngo nyine amahoro y'Imana be muri mwe kandi Imana y'amahoro yuzuye kandi abarwaye mu bakize bari bafite amahoro mu mutima yabahe nkuko twabwiye ko tuzadufata igihe tukazana abatumirwa batandukanye tukaza tukaganira ku ijambo ry'Imana nubundi turagarutse kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana ubutumwa ubuhanuzi ubwo ubutumwa n'ubuhanuzi byose ni kimwe
ndetse na utanga ubuhamya, uri umuririmbyi, uri umuhanzi, mwese turabafasha kugira ngo mutambutse ubutumwa bwanyu n'icyo mushaka kubwira abantu bari mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Hanyuma dufite mbere yacu ya kamera y'Iramiro TV hari umugabo usize amavuta y'Imana. Uraho neza mugabo? Muraho neza. Mbere na mbere wambaye neza. Urakoze cyane. Yego. Niyo Imana yatubwiriye Kadeshi ni Baruneya. Yego. Amen. Daherukanye mu butumwa mu buhamya. Yego. Daherukanye mu buhamya, ubwo byose ni biri gusohora. Imana yakubwiriye handi hari amezi 6. Amen. Hanyuma mugabo umeze ute? Ndi mu bantu bashima Kristo, muri imbyuzi umwuka wera, aravanga ubw'umwami Yesu nkunda. Yego. Ndamahoro. Amen. Yego. Kubwo imbabazi ze nyinshi. Ndamahoro. Ubwo naye nkiyongereyeho ngo sinzi ukuntu urizo no baca umugani ngo niba ngo umwami ngo n'agakeregeshwa ke niba ngo bigenda gute. Sinzi ukuntu akajambo nakarutse ko gatanga n'agakeregeshwa. Ubwo naye kiza agakeregeshwa kanje rero. Hanyuma turagushimiye ko wongeye kwemerera Iramiro TV kunyura kwemerera ku ubutumire bwayo. Imana igumugisha. Hanyuma ndagira ngo tuze kuganira wenda tumaze gusenga. Reka tugwakanye bantu usenge. Turagushimiye Mana nziza, uri Imana y'imbabazi nyinshi. Haleluya. Ijambo ravuze ngo twakuvaho tukajya hehe, kari ufite amagambo y'ubwenge. Haleluya. Twaje iwawe turushe uraturuhura. Dufite ibihamya natwe ubwacu, turi ibihamya yo kugira neza. Hola sema God. Hallelujah. Tugushimiye ko uri umukozi w'umuhanga. Hallelujah, hallelujah. Aho imiryango itari, abavandimwe nibabe, wowe ujye ubera amaso abantu bawe ukaturengera. Nuhimbaza. Pelala siwa Pura eni elos dostans. Sifa. Tugushimiye ko ngiye kuduha umwanya. Yego man. Kugira ngo tumwe tugaruke kuri uyu muyoboro. Twongere tubwire abantu imirimo n'ibitangaza Imana ikora. Ndetse n'abatayizi bongere bayimenye, bamenye ko ari Imana ishoboye kandi yihagije. Turagushimiye kuri Imana igira neza. Hibyo tuvugira imbere y'uyu muyoboro n'abari twe. Aho bw'izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Umuntu wese wumva ibivugirwa aha, reka we akuremo isomo kandi ahinduke mu izina rya Yesu. Turagushimiye, tugaha ikaze na karibu. Amen. Amen. Hanyuma urakoze cyane mwana w'Imana, urakoze cyane kugudusengera. Hanyuma ndagira ngo tuguhakanya, ndabizi waje ufite impamba iremereye. Amen. Ndagira ngo utangire udupfunyurure ko impamba Imana gupfunyikiye kugira ngo dutangire turye kandi duhage mu izina rya Kristo Yesu w'i Nazareti. Amen. Ndagushimiye kunekerezaho kongera ukanumira. Imana igumugisha. Yego. Duherukana cyagiye mu buhamya. Turashimira abantu bagiye babukurikirana bafashe umwanya wo kugira ngo babwumve, bumva Imana ikura abantu, bumve n'ahantu Imana igeza abantu. Buriya iyo umuntu avuze ibyanyuzemo bikomeza umuntu bigatuma nawe akunda Imana. Hanyuma nawe ndagushimiye, Imana igumugisha cyane. Amen. Kongera gufata uyu mwanya wo kongera kumamagara kugira ngo tuze twongere tuganire ku magambo meza, ku magambo meza y'Imana. Hanyuma ku batanzi bambonye ubwa mbere, ni Patrick Sibomana cyangwa se Prophete Patrick. Hanyuma nuye muri umujyi wa Kigali, ndi umukristo kandi uri kujya mu ijuru. Hari abakristo ku ruhu buriya bagenda mu muhanda akabona ko ni umukristo batajya mu ijuru nk'abaroti. Yego. Hanyuma tunejejwe n'Imana rero kano kanya. Imana ibaho umugisha, imakomeze bagirire neza cyane ku buryo bukomeye. Amen. Tutarajya mu ijambo ry'Imana, reka mbanze mere kuri aya mayerekwa. Maze iminsi ndi mu bihe ndi gusenga Imana, nafashe umunsi by'umwihariko numva mfite ishyaka n'umuhati wo gusengera igihugu cya Kongo cyangwa se abakongomani. Niyiriza ubusa ndasenga, mpamagara Imana, ndabibwira ngo ibi bintu by'aba bantu bizageza he cyangwa se bizaherera hehe, ko mbona buri munsi ariko abantu barushaho kugenda bababara bagira agahinda. Hanyuma Imana iransura nijoro, hari nka 8 z'ijoro, ndaryama njya mwiyerekwa. Ndi mwiyerekwa mbona abantu benshi, abana, abadamu, abagabo, abasore, mbona bapfukamye ku mabuye. Buriya iyo upfukamye ku ibuye haba hari ikigeragezo runaka kidasanzwe. Uri murasengera ko bari mu kintu cyo kwibabaza ku buzima bwawe. Mbona abadamu benshi, abana, abagabo, abasore, mbona bapfukamye ku mabuye, bose bazamuye ibiganza barimo barasenga Imana. Numva Imana irambwiye ngo nzatangire itangazo cyangwa se ubuhanuzi nzabuvuge. Imana yumvishije gusenga
kw'abakongomani Amen. cyangwa se abanyamurenge bamaze iminsi bari gusenga Imana babwira Imana ngo turuhure utugirire neza. Hanyuma Imana imaze kumva aya masengesho yabo irambwira ngo nzaze nangira itangazo mvuga ngo kubwo Imana yumvishe gusenga kwabo ubuyobozi bwa Gisekedi cyangwa se imiyoborere ya Gisekedi Uwiteka umwami uri hejuru uyoboye isi n'ijuru yarambwiye ngo ntabwo azemera yemerera ko abantu be barengana. Bishatse kuvuga iki? Ubuyobozi bwa Kongo Imana igiye kubwihindurira. Yego, Imana ishimwe. Pewa Simaelos Benias. Imana igiye kubwihindurira kuko abantu benshi barimo bararira. Barimo barambaza Imana. Mbona abantu mu mashyamba benshi barimo baratakambira Imana. Imana irambwira ngo amarira yabo yarazamutse agera ku Uwiteka. Imana igiye gutanga amahoro mu gihugu cya Kongo kandi aya mahoro azazanwa n'ubuyobozi bwiza Imana igiye kwimika muri kino gihugu. Niko Imana yavuganye nanjye mu izina rya Yesu. Ikindi cya kabiri ndimo ndasenga kuri uwo munsi Imana yanyeretse ubukungu bw'isi ibihugu bikomeye by'i Burayi. Imana irambwira ngo mbona umuyaga mwinshi cyane urimo uragenda uhuha. Nabonaga ari mwinshi cyane ugenda uhuha ibiti hafi yo gukora hasi, igiti kikigonda kigakora hasi. Numva Imana irambwira ngo nzatangira itangazo mbabwira ngo ubukungu bw'isi bitewe n'isubiranamo ry'ibihugu bikomeye bigiye gusa naho bihangana. Ubukungu bw'isi bugiye kumanuka, bugiye kujya hasi ku rwego rukomeye. Nibizabatangaze rero kuko mbibatangarije mbere, ibi ni ibintu Imana igiye gukora. Hanyuma ikindi mu gihugu cy'u Rwanda Imana ivugana nanjye irambwira ngo 2050 Imana izanye gari ya moshi. Mu gihugu cy'u Rwanda hazaba hari gari ya moshi. Yego, mu gihugu cy'u Rwanda dutega tugenda muri gari ya moshi. Turabyakiriye. Imana iravuze ngo ihazanye iterambere rikomeye. Iyi gari ya moshi 2050 irabiri muri iki gihugu cy'u Rwanda. Turayakiriye gari ya moshi nayo nzayigendamo. Amen. Amen. Niko Imana yavuganye nanjye. Hanyuma ikindi cya gatatu Imana y'amahoro yavuganye nanjye. Nagiye kubona mbona abadamu benshi barimo bararira bafite amarira menshi kandi bakarira mu buriri bwabo. Mbona barara barira bakirirwa barira, mbona nta byishimo n'umunezero bagize ute bafite. Kandi buri mu gitondo akajya ku ruhimbi akajya gusenga akajya kuririmba, ariko yagera mu rugo akarira amarira. Numvishije Imana arambwira ngo nzababwire ngo abantu bafite umubare wo kurira birirwa bareba bakarara barira, Imana irambwira ngo Imana itanze amahoro mu ngo zabo. Byumvikana iki? Imana izanye amahoro mu ngo zabo. Buriya umuntu aririra mu buriri ni ikibazo gikomeye. Umuntu ajya mu buriri kugira ngo aryame asinzira aruhuke wanjye. Iyo umuntu agiye mu buriri akarira haba hari ikibazo gikomeye. Hanyuma Imana itanze amahoro mu ngo z'abakristo bamaze iminsi barira. Mama wowe umaze iminsi urira, ubwira Imana ngo wazaminduriye umugabo akaba umuntu mwiza. Imana yumvishe gusenga kwawe. Hanyuma ije gukora ibintu bikomeye. Ikindi narengaho Imana yavuganye nanjye kugira ngo twinjire mu ijambo ry'Imana. Yambwiye ngo mbere kugira njye mu ijambo rye mbanze nambutse ubuhanuzi Imana yagize ute Imana yamaye. Ikindi nagiye kubona mbona bisi. Urabona hano Nyabugogo hari umuhanda uzamuka Kimisagara muri feruje iri Nyabugogo neza. Hari umuhanda uzamuka ujya Kimisagara, hari undi umanuka ujya mu Gatsata, hari undi ukomeza ujya ku Muhima. Muri ari amaferuje mu hagati. Imana irambwira ngo tegereza urebe iyi modoka ngiye kwigishiriza ku kintu cyitwa igi. Yego. Irigi muzi. Hanyuma imodoka mbona iciye ari imodoka nini cyane imeze ya fuso, mbona iraje ivuye ahantu za Kiruhura ngurutse muri uyu muhanda. Mbona iraje igeze hara muri zira feruje neza. Mbona igiye gake. Nyuma yaho itaza indi modoka y'ikamyo iza yirukanga. Ihita igonga ya modoka yindi, ihita igwa hasi, ya magi yose abarara hasi. Imana irambwira ngo fata umunsi ubare ano magi. Ayo magi narabaza nsanga ni 10,000 by'ayo magi. Hanyuma Imana irambwira ngo fata ayamenetse uyabare uyashyira ukwayo, ufate n'amazima uyashyira ukwayo. Icyanangaje ni kimwe nuko Imana muri aya magi yanyigishije nasanze amagi mazima roko 5. 9,905 byose bigize ute yamenetse. Imana irambwira ngo ngaho itegereza aya magi yamenetse. Ndayitegereza ndayareba. Imana irambwira ngo se iyo amagi yamenetse hari ikindi yakora.
iyo uvuye kugura igi rikitura hasi rikagwa muri kaburimbo cyangwa rikagwa mu muhanda w'ibitaka, hari ikindi iryo gi ryakumarira? Ndavuga ngo nta kintu ryamarira. Imana irambwira ngo ifite agahinda k'abantu Imana yahaye amasezerano yatinda gusohora bagahita bimika ibigirwamana muri bo. Abenshi bakishakira inzira z'ubutabazi, hanyuma ayo magi 5 mazima yararimo. Imana irambwira ngo abantu batindanye n'Imana, abantu bakomeje kwihanganira mu bigeragezo barimo, nibave kuwiteka, Imana ije kubagirira neza. Icyanangaje umubare mwinshi cyane w'abantu Imana yavuganye nabo, buri 9,995 ni umubare muremure cyane. Ariko Imana irambwira ngo abangaba basengaga Imana, babanaga n'Imana, ariko Imana itinze gato cyane, boje ibintu birabagonga. Imodoka yaturutse inyuma ikagonga yayindi, haje ibintu birabagonga, haza amageredi arabagonga, abagonza baratangira ati Imana twakurikiye baradushutse baratubeshye. Haza gutinda gushaka birabagonga, haza kubura akazi birabagonga, bamwe bajya gusambana. Naratangaye cyane, naratangajwe nuko aya magi yamenetse. Nabaza hari umubare Imana yanyeretse w'abantu bitwaga abapasitori n'abavuga butumwa n'abahanuzi, insengero baje barazifunga birabagonga, bahita bajya mu bubare, bajya no mu ndaya. Naratangaye cyane. Ariko aya magi 5 asigaye yonyine asigaye, Imana irambwiye ngo aya magi agiye guhindura byinshi, kandi abangaba bamenetse bahuye n'ibibamena bakameneka. Imana irambwiye ngo nimbabwire ngo igiye gutraninga abandi bashya, kuko Imana yambwiye ngo nta mikino ifite yo guhora yinginga umwana w'umuntu. Yego, niko Imana yavuganye nanjye. Reka twisomere ijambo ry'Imana. Yego, abumva bumvishije, ni ukuri twese turi Abanyarwanda, dufite amatwi turumva. Turumva, dufite amatwi turumva. N'utumva Ikinyarwanda bamusobanurire mu rundi rurimi. Ariko nyuma y'iyi message mugiye kubona ibintu Imana igiye gukora. Hanyuma ikindi Imana yambwiye ngo mbabwire ngo hagiye gutera ibyorezo by'imitingito ku isi yose. Hari imitingito igiye kuba ku isi yose, kandi igiye kujya mu gihugu yica abantu benshi. Hanyuma Imana yambwiye ngo nimbabwire ngo uwezwa yezwe, kwezwa bigishoboka, imbabazi z'Imana zigihari, uwezwa yezwe, kuko iminsi iri imbere imbabazi z'Imana zigiye kujya ku ruhande. Hanyuma abantu benshi babura amahoro, abendi bangare. Bishatse kuvuga iki rero? Ucumvira itangazo nshuti yanjye, ucumvira itangazo, haranira urebe neza ko utari mu mubare w'amagi yamenetse. Nusanga utarameneka w'Imana icyubahiro, ariko nusanga hari ibyakumennye bikakujanjaguza, ujye ku mavuse bw'Imana ngo naramenetse, none akanya ngero usane, wongere ungire umuntu mu izina rya Yesu. Imana ize kuduhana umugisha.